ngo hari umuntu ukomanga nkaguharabika ntaje baguharabika ndaguharabika se byo mu byo navuze byose ugize ubona manze reka nze ngukingurire ariko ibyo bintu nuko bihagaze genda umuntu ugiye gusaza nabi gusa wanduranye wa mwana w'umukobwa buruzi ko wamuzira nta n'isoni waretse amahane gusa uzafite imyaka ingahera waretse amahane reka rimbi gutegereze uzaba ureba abo uzasanga mu biro byanjye bose baje no kwaka serivisi nuko baje gusambana na Pierre niko urajya ngo ntabwo byagenze gute ndasagira ngo semvugisha nta kibazo gakirimo oya ese ni mwebwe uraho neza Presidi ese nashimye nawe wishimye uraho neza Presidi ni karibu cyane ni karibu kabisa none Pierre urana kurutuje mu yakangahera reka uyu munsi nge na madamu twaruhutse cyumweru baba mu buzima ni karibu abana rwakije byo nta kibazo kakiwi ndi kubona ni na ni sawa turabishimiye ni karibu mwarameze neza turaho tumeze neza ariko nitama ndabona ryariyongereye ni isanzwe uri kurya ibikira yarasubiye kuri ka gatungo n'agacupa madamu wanjye afashe neza biragaragara na buri kiyari zose kandi urugo rwacu rumeze neza birumvikana kare tunaburanye byo yawe unamanje kugira ngo wafashe isafari n'ubu tuje nko gutukoza mvuga ni tutabasangayo wenda maninja azababwire ko twahageze nawe uranyarutse kamenya kanakonje karakonje nkunda gakonje buriya nabonaga mufite icyaka abantu rire ku rusengero so oya nirizuba sugira ngo ntirikongeze rikanakongezamo imbere ndabona ari sawa da nuzu turabona ni twiza murakoze abasirimu bwa Pierre se karafutse ngahora musengera icyo kunywa noneho twataka dore murafite n'akanyota Mana turagushimiye neza n'imbabazi tugushimiye n'urukundo byawe turagushimiye ko warinze abashyitsi natwe ukaturinda none Imana ukavugisha ibintu rw'amahoro izina ryawe nihimbazwe dawe rero turagutumiye muzibane natwe ibiganiro tugiye kugirana hagati muri byo kandi ifunguro ribonetse ugeze mu mwana dutungire imirimo y'ubutumwa urukingo wibuke abantu bose batabibonye bahererwa mu bibazo mu izina rya Yesu amen muryoherwe rero nturusenze ubuzima bwacu ukuntu usenze byo urasenga nkumva bigezeyo reka da nuko udaheruka ugera mwa aho ubundi se gusenga ni ibyacu nezira amakuru y'iminsi se amakuru ni meza amateraniro yagenze neza njye na sheri wanjye uyu munsi ntabwo twayabonetsemo niba ari recuperation niba ari sinzi ukuntu umuntu yabyita niba ari ikiruhuko wamenye ibyita utese arega kuvuga no gutaruka mbere na byose murakoze ku bwaka duhaye aho kuzana ntabwo ari ibintu nkuko nabikomojeho ntibyango no gutomboza cyangwa se gushaka kubatungura n'ibintu nateguye kuri kuko burya mbere yuko nkumanga mu dukingurire maniya duhe karibu nabumvaga ibyo nabumvaga muri inshuti murabizi ntabwo ujya kunyura iruhande nta bisanzwe ariko no byari ibiganiro bisanzwe reka tureka kugereka ibintu byo kubeshya kuko uzi ibyo mwarimo kandi nawe uzi ko nkubwiye ko nagize nte twabumvishe abantu nkamwe abakristo nimumutera induru ibintu by'ubusambanyi numvaga ni biki nimumutera induru ukaritsiye yose cyangwa mwarimo murakina filime hari ntitwabimenya ko nta na za kamera zitwahasanze kubikoroje madamu
ibyo bintu rwose ntabwo biri mu rugo rwose urugo rw'abakirisitu rwacu. Pierre ugeze naho musiba gusenga kuza ku cyumweru niko Suza ukuntu bateraga amakorasi muri korari abantu bapfaga guhamagara ngo korari yanyu gusa tukaba tuzi ko ijwi ryawe rigiye kumanika rigakora ibitangaza. Uyu Pierre ushinzwe kwicaza abantu umaze igihe kimwe utaza gusenga. Pierre birababaje aho mugeze naho ku cyumweru mutaza gusenga. Denzira agenda amubwiza ukuri rwose ntabwo uyu munsi nari kuza, nta munezero na muke uri muri uru rugo byari gutuma nza gusenga. Oya umva byose ugiye kumubwiza ukuri Pierre, ntushaka kugira injiji turaziranye. Uri n'inshuti yanjye. Inshuti isubirwa kumvugisha uracyanyikoza wereka tubivuge ababyumve. Pierre duherukana kuri telefone na cyagiye turi muri rya sengesho rya seri. Yego ibyo ndabyumva. Ndashaka dushyire ukuri hano tuvugishe ukuri dukemure n'ibibazo bive mu nzira. Hari amakuru ngufiteho atari meza. Ayo makuru ariko aya Pierre aya ari amahimbano niba ko kari byo hari ibyo ubizi hose wowe muri uru rugo rwacu rw'abakirisitu. Ariko n'uhigenya bavuze muri uru rugo bimeze bite? Nta kibazo rwose madari, hari ikibazo ufite muri uru rugo urumva cyangwa se muri uyu mudugudu? Nuwe mudamu wambara neza nk'uyu, nuwe mudamu umeze neza nk'uyu, ni uru rugo ntiruburamo ibyo kurya. Muri uru rugo nuwe mudamu ugaragara neza nka Suzana. Ariko se Pierre nidakubwiye ko urugo rwishimye cyangwa amahoro atangwa n'ibyo kurya no kwambara. Ubu kaka tuvuge reka mbabwire uko byagenze. Yewe nari ngiye ku isoko ariko ngeze ku isoko ikintu nashaka kugura nsanga kirahenda. Ndebye mbona ndi hafi y'akazi k'umugabo wanjye ndavuga ngo reka simbukire wenda amusabe ko tundi dufaranga nongerewe. Nagiye nikandagira kuko nayisanzwe ngendayo iwa nabaye ngikomanga nakomanze mpita ninjira nyine nk'umuntu wisanga nsanga umukobwa mu gituza yagwenyereye sanga Pierre nawe yasetse kamufashe gutya umva babaye bakimbona ninji bahita barekurana umwe ahita kata hano undi akata hano Pierre akanura gutya kanura gutya. Uko abivuze niko byagenze Dezi. Oya rwose ntabwo nakubeshye. Nuko uyu mudamu wanjye Suzana namwe muramuzi. Andusha amahane. Banengeze wenda mugiye kwatura ukomeje kwidefana. Andusha amahane kandi akandusha no kuvuga mbere. Uriya mukobwa Nancy ntimumuzi. Ntidusengana. Nabonye ari umukobwa ufite umuco n'ubwitonzi, mwemerera akazi mu biro byanjye. Mwemera kuza gukora mu biro byanjye. Turamenye uri kubeshera inde koko. Naho ibyo kuvuga ngo yasanze ngo ari mu bituza byanjye. Urugero umuntu yinjiye iwawe wicaye, tuvuge gucya wicaye mu biro akinjira iwawe, ikintu cya mbere wamukorera ni iki? Wamubwira ngo uraho ngicara hariya ngo gira gute? Sheri basanze nimo kumusaba ni muri ubwo buryo Suzana yasanze akinjira mu biro mugihe ndimo kumusuhuza nta nanamuha karibu ngo yicare hariya asanga turimo gusuhuka. Nasubushatse vuga ko Suzana ari umwana utazi gutandukanya guhobera no gusuzanya no kuryama mu gituza. None se ubundi niba nta cyaha yari arimo ko yatashye nagera ngo ndabimubashije akabarangutse akabarazamutse ngo ubundi gusa mu biro byanjye tambwiye kubera iki ngo ubundi ngo uzangenzura ngo ubundi ngibi ngaho nyumvira ibyo bintu nabisiga hanga ngonje gusenga. Nta kindi kintu nakoze, nta n'ikintu kibyihishe inyuma. Ni muri ubwo buryo rwose nta n'ikibi cyari kibyihishe inyuma rwose. Ngiye gukora neza kuko nanakeye icyayi se ko gishyushye kiranyereza. Imanza z'uyu munsi zipanze n'igitera. Waramutse Sheri? Yandase ndamuka se wankundi. Navuga nabi se bira bintu wankoreye urabyibagiwe. Ujya guhuza ba Vestina na Desire bakaza muri urugo.
watekerezaga ko hari dasose cyangwa ni polisi waruzanye kugira ngo bantware kandi wa mugore reka abantu b'abanyamafuti nimutana no kwihagararaho ye ariko amafuti ubwo se uri kwivugisha gutyo ibyo navuze byose icyo nakubeshyeho ni iki icyo wakoze cy'ukuri se ni iki ntacyo mafuti yawe gusa ntacyo burasa umuntu wari uryamye muri kiriya gituza nyuma yaho byagarukiye he ko nahise nigendera ariko uzajya ubona n'abantu barimo gusuhukanya ngo bajya mu bituza by'abantu ntabwo ari kuri abasuhukanye ni ndetse yawe ukuntu wasuhuza umva Suza katubyumvikane utanantera n'umwaka ubundi se namenye ugiye he utagira ngo birarangirira hano urumva reka nigendere genda agiye ujya ubundi ntabwo namenye iyo ugiye urabeshya ariko nanjye nzafata indi myanzuro uzamena n'ibanga ryo mu buriri wowe cyangwa genda n'ubundi sinamenye iyo ugana njyane mu kazi sinzi ko ngakora neza kazi mbega shagera Nancy uteye neza rwose Nancy ujya ubona ukuntu uteye neza cyane ariko mwana yanjye rwose wajya ufite ibyo bintu koko urabona ejobundi bitari bidukozeho koko none se ngende kandi kuvuga ibikurangwa oya biriya ntabwo bikwiye wabonye ukuntu umugore wawe yaratuguyeho koko siko nanjye byanteye ipfunwe we kuza guterana ku cyumweru kuko numvaga mfite ubwoba cyane turi buserere n'umugore wawe kandi kuri pe birambangamira ibyo byakuje se kujya gusenga ku cyumweru yaramubwiye kuko numvaga mfite isoni bitewe n'ukuntu wahororanaga cyagiye muri ofisi ngo nguhobere umugore wahita atuga gitungo sura nareye ntasinzire nibaza igikurikiye kizakurikira none se biriya wakoze kari ukunsuhuza ni ibihe bintu bidasanzwe ku buryo byakubujije no kujya gusenga erega umudamu wanjye biriya byahise bimuvamo nta n'igisanzwe kitarimo kumbona urimo kumpobera nta birimo rwose reka ibintu byahise rero nka biriya tubireke oya bose ntukavuge kuri uriya ni umugore wawe rwose kandi bikwiriye abantu b'abakirisitu pe Nancy erega biriya byararangiye sibyo ahubwo reka tubireke ndumva saa sita rwose twajyana tukajya gusangira hariya kuri hoteli bahararuguru hariya oya bose ntabwo bishoboka ko twajya gusangira pe kubera iki se Nancy nabonye ejo bundi ukuntu ibintu byari bidukozeho oya bose na n'ubu umutima wanjye nturasubira hamwe reka urasubira hamwe n'ubura n'akandi ko guhishiriza ibintu bitewe n'impamvu y'ibibazo nahuye nabyo oya rwose erega Nancy biriya byararangiye oya bose ntabwo bikwiriye abantu b'abakirisitu ntabwo bikwiriye abantu b'abakirisitu pe reka umugore wanjye buriya ntabwo ajya bitindaho rwose naramusobanuriye mubwira ukuntu iyo umuntu yinjira mu biro sibyo umuntu amubwiye ko ariko waba ukinjira mu biro ugomba uransuhuza kandi kunsuhuza ntabwo ugomba kuza ngo wicare mu biro utagombye kunsuhuza kandi yabashije kubyumva neza ibyo ni ibintu bisanzwe rwose ntakundi nimba ari byo pe mfite umugore witonda rwose biriya ntugire ikibazo na gito rwose umudamu wanjye naramusobanuye kandi biriya ni ibisanzwe nta kibazo kirimo rwose buriya mu kanya wa reka nka saa sita n'igice tukaranyarukira hariya tugasangira nta kibazo rwose ntabwo turi busangire pe buriya tuzasangira aho utaha pe tuzasangira aho utaha ntabwo naje niteguye ko twajya gusangira ahubwo naho utaha ibyaba byiza
wareka tukabigira uyu munsi. oya ntabwo nabyiteguye rwose munyihangane si ukubasuzugura gusa nzabiteganya ubutaha pe rwose si ukugusuzugura si ikibura tuzasohoka ubutaha kandi mwakoze pe Nsawa. Nahishe. Nzakoresha ibishoboka byose. Amafaranga ndi nayo, inzu nziza ndazifite, imodoka nziza ndayifite, aho nzakujyana hose. Icyo nshaka nuko nzakigeraho. Ariko n'ibinamba nzakoresha imbaraga zanjye zose. Ariko nanone nibutse ikindi kintu. Nubwo Suzanne yigwa ncungacunga hirya no hino nareba nabi uriya mukobwa nansi nzamusimbuza Pierre nta kundi umukobwa rwose ntabwo namupfusha ubusa naba ndikirwara ubuhenebere karundura mana dutabara